ya Cleophas Barore ashobora kuba yahamagajwe n'ubugenzacyaha cyangwa se icyo bita RIB, Rwanda Investigation Bureau. Rero ashobora kuba yahamagajwe, ntabwo turamenya neza icyo baba bamuhamagarije, gusa abantu ntimukavuge ngo bamuhamagaye kuri RIB, burya RIB nabo ni ababyeyi. Rero nimba RIB iguhamagaye ntabwo ari uko uba uri umunyamakosa. Murabizi Cleophas Barore mwese ni mumuzi, ni umunyamakuru wabigize umwuga. Rero kuba yahamagazwa n'urwego rushinzwe gusa reka abantu banze tubasuhuze abateze amatwi televiziyo yacu, mukomeze mukora like, share na subscribe kugira ngo ibintu bije bigenda neza. Uyu rero Cleophas Barore uti byagenze bite? Ese yahamagajwe mu buhe buryo? Ese hari sangahe? Kubera iki yaje kuba yahamagazwa? Ese ni bihe byaha akekwaho? Ese byaba biri buze kuba byamugwa amahoro? Turabakunda rero, ntabwo twabura kumva inkuru nk'iyi ngiyi ngo tubure kwibagezaho. Rero uyu Christophe Barore akaba ari mu maboko ataraye, akaba ari ntabwo byoroshye ku bakunzi be. Bari baza bati ese biraza kuba byagenda bite? Bari baza bati ese ibintu birarangira bite? Nawe ntabwo wabyumva, nta wakumva uko byagenda igihe wakumva ko inshuti yawe, mugenzi wawe yaba ahamagajwe. Kandi by'ukuri abenshi bazi ko iyo uhamagajwe na RIB uba ugize ute, uba ugiye kuba wafungwa cyangwa se ukaba wabazwa ibintu mu buryo buri positive. Rero ntabwo Cleophas Barore arasobanukirwa neza icyaba cyatumye bamuhamagaza. We yavuze ati reka ngende numve icyo abayobozi banshakira. Bashobora no kuba bari bagiye kumuha n'ikiraka. Rero wakumva ngo ubundi abantu b'inararibonye nk'aba ngaba barakoze mu itangazamakuru kuva kera. Yavugaga amakuru neza, meruka avuga ko mu by'ukuri yaba yaravuye mu itangazamakuru, ariko nk'uko babivuga itangazamakuru urivamo ntirikuvamo, kandi nta muntu utari umunyamakuru. Twese turi abanyamakuru, usibye uburyo tuyatangamo nibwo buryo butandukanye. Rero Cleophas Barore akaba arimo ari imbere ya RIB abazwa ibintu bitandukanye. Turasa kuba twabwira muri bimwe yagiye abazwa, ndetse tubabwire umwanzuro, tubabwire nshaka kwasa ngo mbese hari uwaba wamutangiye ikirego. Muri iyi si ntabwo ubura abantu bakurega, ntabwo ubura abantu bakurwanya. Rero iyo bakurwanya bagushakira ibirego mpaka bakugeje mu bugenzacyaha, ntabwo wavuga ngo by'ukuri ntabwo uzigeze uhamagazwa. N'utarahamagazwa yewe azahamagazwa. Rero hari ugeze kuvuga ati guseka ni ukuguzanya. Guseka ni ukuguzanya. Buriya iyo usetse umugabo mugenzi wawe ugaseka umugore mugenzi wawe, ni nkaho uba umugujije, mugujijanyije, kuko umunsi umwe nawe aba azaguseka. Kandi tubibutse ko ntabwo buriya biragoye kubisobanura, biragoye kugira ubyumve ibihe nk'ibi ngibi utarabigeramo. Kera kubumvaga radiyo Rwanda za burakeye cyangwa se amakuru ya sayine cyangwa se urubuga rw'imikino, gusa nkumbira urubuga rw'imikino. Ntabwo mperuka kumva radiyo Rwanda, ubundi numvira andi maradiyo atandukanye nka za Energy Radio, za Keti Radio. Izo ni radiyo nkunda kumva bitewe na location mba mirereyemo, kubera ko tudakunze kuba twafatisha radiyo Rwanda neza. Rero Cleophas Barore ngo twagiye tubivuga by'ukuri, tujye kuba twabwira icyaba cyatumye bamuhamagaza, icyaba cyatumye yitaba ubugenzacyaha cyangwa se RIB. Kwari kugira ngo asobanure ibi bikurikira. Hari ibintu bigera muri 5 yaba yahamagarijwe nk'uko tugiye kuba twabirondora. Gusa tubanze tubasaba nyamuneka, nimba utarishira mituweli unyaruke vuba hakiri kare wishyure mituweli, dore igihe cyagiye. Niba ufite ikibazo cy'amafaranga menshi ugende
ukore icyo bita rekaramasiyo urekarame, baraza kuba bagufasha.